uko umuntu akura agenda amenya nyine ibyo ashoboye n'ibyo atashoboye like nkakare off record nahoze nkubwira ukuntu kwiga byananiye right yeah abantu bari kutwumva mutagira ngo Ben ngo koko ya dropping out ntabashuke yarize arangiza secondaire ndetse yiga na university ariko igihe gito cya nyuma cyo kurangiza university degree ni havuga we yabaye distracted ariko by any time ashobora kugetting back aga completing courses ze bikarangira ntumwishinge ngo wumve ko gutiga rero ngumere nkaho yarize ntabashuke I believe ko purpose yanjye n'ubundi ari creating content mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko n'ubundi nakuze nkunda gushushanya nakuze nkunda utuntu twa entertainment abanzi muri high school nakoraga ibintu bya MC na performance urumva being funny at some point ariko yeah I feel nyine nuko nguko nshobora niyo purpose yanjye muri like I even spread the gospel ku rundi ruhande right kuko nyine I'm developing my relationship with Jesus. Oh, interesting. Yeah. So, Danken gukoresha muri studio yawe. Nta kibazo biremewe. Amakuru. Yeah, ni meza. Thanks for coming. Yeah, you're welcome. So we're happy to have you. So as Ben, you're most welcome and feel comfortable. Yeah. And mfite amatsiko nyine yo kumenya ibitekerezo ibintu by'umumaro twaganira muri uyu mwanya. Ibintu biratuma umuntu dukurikiye hara nawe yakumva Ben wari we cyangwa tukagira byinshi tumenya ku ubuzima bwacu. Yeah, I know. Ntabwo nzi icyo gutekereza actually gusa nyine ikintu ngewe wenda navuga iyi podcast interesting. Iyi platform nyine muri rusange. Thank you. Interesting. Uburyo wayitekereje uburyo wayishyize ku murongo uburyo nyine like the vision behind it super interesting. Yes. As your little brother rero ngiye narabitekereje nawe ati damn kombenze mu bantu bambere bashobora kuba baricaye muri iyi ntebe dore ko hagira abandi bantu bakaze bayicaramo. Okay. Shout out. Yeah. Rero ntekereza ko ari vision n'ubundi wagize mbere we talked about it nyine back in days. Yeah, back in days nyine mutoya ukajya banga ko nshaka amafaranga ariko that's the story for another time. Gusa yeah ngiye mpamvu rero nshaka ngwenda tugakora cyane nubwo ni insistinze ngo tugashooting kano ka video. Like how do you feel nyine gukora kuba wumva ugiye gutangira gukora ibiganiro n'ibi ngibi ushobora no gutumira abantu bakaze you know. Yeah. Like sorry, how do you feel? Okay, thank you. First of all, it feels so exciting. I'm feeling so excited kuba nabagiye gukora ibintu nkunda kandi binshimisha. Yeah. So kuko nkunda kumva yeah abantu bagaragaje ishusho yuko bumva ibintu byanjye. Kandi ndumva iyi platform igomba kumfasha kubona abantu benshi bambwira uko ntekereza ndetse nka abantu reflecting aho. Then bamfasha kumva niba ntekereza neza. I know ntekereza neza ariko bamfasha kumva niba ibyo ntekereza cyangwa mvuga byahindura uburyo babayeho. Yeah. So ikindi numva kuko buri ni kirazira umuntu wese utiga. Okay, kamera yarizimye reka nze dukomeze. Yeah. So warumbajije so then nari nyikubwira zimwe mu mpamvu ndetse n'uburyo numva ibi bintu. Zimwe mu mpamvu nyine zanteye kuba nagira iyi podcast. Yeah. So ikintu nyamukuru nuko ngiye nshaka kwiga. Uranga udukurikiye ushobora kugira ngo ngamije kwigisha. Ntago ari byo cyonyine ngamije ahubwo kwiga. Kuko ubundi baravuga ngo kirazira umuntu utigisha nako umuntu utiga kirazira ko yigisha. Yeah. Ubundi umuntu utiga kirazira ko yigisha. Ugomba kwiga kugira nawe ugire ibyo wigisha abandi.
rero zimwe mu mpamvu zanteye kugira iyi platform ni uko hari byinshi nshaka kwiga. Buriya hari n'umuntu nyine hari umuntu uri kunyumva akumva imitekerereze yanjye iri nkaha hasi ugereranije niye ukumva ngo wabaye open hari byinshi nakwiga namwigiraho. Hari n'undi muntu nanone wumva ibyo ndi kuvuga ari ibintu bishobora kuba byamufasha rwose. Yarabizi ariko wenda atarabizi nkuko mbimubwiye bikaba byamufasha kwiga bikazamura urwego rwe rw'imyumvire. Nanjye rero hano mafata nk'ahantu hakomeye kuri njye ho kwigira. Namara kugira yego hari byinshi mba nashatse behind nize bitewe n'insanganyamatsiko turi buze kuvugaho uyu munsi. Igitekerezo mfite mbona nkanjye abantu bamfasha kukinonosora bitewe n'amakomenti bashyizeho nka understanding better nka cyumva biruseho. Urukumva rero mu bintu byiza nzungukira hano nanjye harimo kwiga nanjye ngakura mu buryo bwinshi. Mu nsanganyamatsiko nahisemo niba narinzeho ibintu 10% by'iyo nsanganyamatsiko abantu bakaba bayicompleting ikaba 100%. Urumva rero nziga bikomeye. Inziga bikomeye ndetse n'abandi bantu bagenda biga. So iyo ni main reason nzanteye gutangiza iki kiganiro. Cyane ko if people can relate nyine to your life ko umuntu nyine no mudavuga ibintu bitewe na situation yagiye acamo. You know cyane ko hari ukuntu sinzi ujye ubibona nk'ukuntu utera nka comment kuri post cyangwa waba uri gukora nka video nk'umuntu akaba yatera post ngo yo ibi ngibi ndumva byarambayeho nk'ibi ngibi byambayeho like you know cyane iyo ibyo bintu ni ibintu uko biri kose bishobora kuzakubaho kubera ko hari abantu bashobora kurelatinga na story yawe. Bashobora kuba baraciye muri similar situations cyangwa bashaka kumenya ibintu bitewe n'uko uri kubaza right. Cyangwa bakana-enjoyinga bakaba entertained. Of course. How do you plan to get over harassment online? Okay, urakoze cyane. Buriya amarangamutima yacu abatandukanye. Buriya mu bigize harassment abantu benshi ntabwo bakunda kwita ku marangamutima yabo babwira. Ugasanga hari message uri gutanga niyo mpamvu ama content menshi njya nkwaninga n'abantu nkaba warning nkababwira nti hari ibintu byinshi cyane duhitamo twumva turi interested kumva cyangwa kureba ariko mu buryo buri indirect utari uwo mwanya utwangiza cyane ku buryo bitwangiza cyane. Ugasanga akenshi biriho abantu bajya bibona ugasanga trends ibintu biri ku mbuga nkoranyambaga byinshi ni bigufasha kwangirika. Ugasanga ibintu bihari kandi abantu bamwe unconsciously ntago baba babizi. Bumva biryoshye kumva ariko batazi ko biri kubasenya mu rwego rukomeye. Nyuma ugazasanga hari imico ntawe utibonagaho uri kugenda ugenderamo bitewe n'abantu wakozeho subscribe ukurikirana mu by'ukuri ntago bagufasha mu mibereho yawe ngo baguhe indangagaciro nzima ahubwo barakwangiza baragusenya nawe utabizi. Rero hano ikintu ngiye kubijyanye n'ibyo bya harassment wambwiraga ngiye considering amarangamutima y'abantu bose bari buze kumva ibintu ngiye kuvuga. Hashobora kuba ari abantu banduta hari abantu nduta. Birashoboka ko n'umwana mu gihe ari kureba ibyo abana bareba kuri YouTube ashobora paraxida ashobora kugwa kuri content yanjye. Ese content yanjye nayibona iramwubaka nawe cyangwa iramudistra iramwangiza. So abantu rero benshi ntago tubitekerezaho ariko mu by'ukuri ibintu byose twakwiye kura hano cyangwa tureba hano online dukuriye kwitonda tukaba picky tukajya dutoranya. Ntabwo ari ibintu byose ngo twinjize mu buzima bwacu. Amaso ni idirisha rikomeye ryinjiza umucyo mu bugingo bw'umuntu mu buzima bw'umuntu ndetse n'amatwi. So urabizi ibintu byinshi byiza byinjira mu buzima mu bugingo bwacu ari uko twabyumvise cyangwa twabirebye. Niyo mpamvu tugomba kuba kwitonda tukaba picky mu bintu duhitamo ko twinjiza mu mibereho yacu. Ari indirimbo twumva ari ibiganiro twumva ari byo tureba ibyo byose nkuko se urugero reka nkubwire nko kurya turatoranya habyo wenda ufite umubiri uziho kubyibuha muganga akaba yakubwira ati please witondera wenda amafats ntiwitinga nturye ingurube nturye wenda fromage n'ibindi bintu byose birimo amafats bishobora kugufasha. No offense thank you. Bishobora kwangiza ubuzima bwawe. Rero abantu ntago dutekereza ko our soul ubwenge bwacu n'umutima nawo byo bikeneye gutoranya ibyo kwinjiza muri twe nkuko umubiri nawo niba tuvuze utemerewe kurya ibintu byose
hari igihe urya ibintu byose ukabona uri kubyibuha, you are getting fat. Muganga akaba yakugira inama avuga ati please ibi bintu bya avoiding aya mafati kugira umubiri wawe ujye kuri shape wifuza, ntuze kubyibuha. Cyangwa se umubiri wawe dore urananutse, hari intungamubiri uri kubura, ibanda ku ibi ngibi kugira wongere ugire ugaragara neza. Rero twebwe we never think about that mu gihe tugiye kumva ibintu cyakubireba. Ibije byose turareba, ibije byose tukumva, tukagira ntago birangira tubireba gusa. Ibyo wumva ntago birangira ubyumva, n'ibyo ureba ntago birangirira aho gusa ngo urabirebye birarangiye. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi birakwafekta ugasanga nyine umuntu bitewe n'ibyo wumva yarahindutse. Hari amagambo atavugaga ariko kuko yayumva cyane online atangiye yavuga, kandi ari ibintu biri offensive cyane ko nko kuri social media izi nago ziri filter, you know. Hari ukuntu ni nabyo na Mark Zuckerberg ni nabyo ibiri mu bintu azira kubera like ntago ziba ziri filter. Nk'umupeti nyine ashobora kureba video urumva agasanga iri offensive cyangwa iri offensive, akwiye ko yari mutoya ntago yabimenya, right? Ugasanga nyine ni ibintu bisaba ngo either uve kuri social media cyangwa wemere guhangana nayo, umenye uko wikontrol. So rero housemate ntago izigera ibura. Sometimes you have nyine no acting tough. Urakoze, niyo mpamvu nkanjye mba kumva mfite ku muntu utari kubyumva, ariko nanone umuntu utari kumva ibintu ntacyo wakora ngo abyumve. Ubu ngubu nka task cyangwa nka goal mfite nini, abajene benshi cyangwa abantu benshi twarangiritse, reka mvuge gutyo kuko nanjye ntago nujuje ibintu byose bikenewe ngo umuntu mbe ndi umuntu nyamuntu. Hari utuntu umuntu ababura ugazasanga ufite some percentages wenda kubijyanye na discipline, hakaba hari ibyo mfite ariko hakaba hari n'ibyo mbura. Benshi muri twe twaba distracted, this is social media life distracted us, ari byo nari maze kuvuga. Ugasanga ntago dufite diagram y'uburyo tugomba gutwara ubuzima bwacu ku byo twumva cyangwa dukora. Ugasanga gusa turiho mu buryo nyine budafite, busa nkaho budafite intego, budafite icyerekezo, dufata ibije byose. Rero mu bintu bikomeye nshaka gukora hano, nanjye nshaka kwikorera, nabigiyemo kugira nyine bijye bimfasha kwiga, kuko umuntu utiga ntago bayemerewe kwigisha abandi. Ariko numva hari ibintu byiza ndibuze kugeza ku bandi, nanjye bizama task yo gushaka ibyiza kugira ngo nibyo mpa abandi, you know. Nzabona amahirwe ahagije yo kwiga ibintu byinshi kugira narangira ibyo mpa abo bantu bari gustragulinga mu buryo bwo guhitamo ibintu byiza byo kwinjiza mu matwi yabo ndetse byiza byo kureba. Damn. That's tough. It is. I'm trying. Ariko bigomba kugerwaho, ariko tubonye influence y'abari abantu. We need to influence you need to influence us, tugakorana kugira ngo ibi bintu. You better subscribe kandi wandike, unashyiraho na comment. Ushobora gushyira ikintu kikamfasha ugendeye kuko wumvise turi kuvuga aho turi kuganisha intuza podcast yacu. Uruwingenzi ufite ibitekerezo bikomeye byamfasha, kandi ntibibagirwe ko hari ibintu byagufasha biri hano. Nta kindi kintu yo kongera kuko this guy is really crazy. Tune up. I don't know. Ariko mbere yo we gotta make it up. Mbere kuchika, I wish I could ask you some real questions. Yeah, go ahead. Maybe it can be general. It can be general or personal. It depends to how you want to express yourself. Yeah. Nkumva nshaka kumenya Ben Free, my young brother. Yeah. Ni iyihe participation aba yumva afite kugira iyi si yacu igume kuba better, cyangwa se wenda aramutse abonye chance so kuba ya overcoming negativity ziri around. Ni biki by'ingenzi yatangire yavoidinga biri muri gen y'uyu munsi? That's crazy. Kuko nkanje like for real negativity, they get the best out of me. Kwa ko nyine they get me like for real negativity. Ariko nyine ndi kwiga nyine kutabyita kuko like negativity n'ubundi as long as umuntu agenda akora n'ubundi kandi agaragara mu maso y'abantu cyaze ntagaragara mu maso y'abantu, who cares? Cyane ko nta n'umuntu nyine izo negativity akenshi ubunazima muri sako yanjye, right? Ariko icyo nzi cyo negativity nuko maze kumenya ko ari ikintu ntagomba kwitaho.
right? Kubera n'ubundi ntizubaka zirasenya. Gusa like njyewe I don't know, my purpose is serve people n'ubundi kundi ruhande. Kuko uko umuntu akora agenda amenya nyine ibyo ashoboye n'ibyo atashoboye, like nka kare off record nawe nkubwira ukuntu kwiga byananiye. Right? Yeah. You dropped out. Yeah, I dropped. That's a topic nyine n'ubundi iri tough. Kubera ko sometimes nyine I feel like nyine I made the wrong decisions. Aho ngavuga ati maybe something is on. Maybe there is a reason why I dropped out. Abantu bari kutwumva mutagira ngo Ben ngo koko ya dropping out ntabashuke. Yarize arangiza segonderi ndetse yiga na university, ariko igihe gito cya nyuma cyo kurangiza university ya degree niho avuga we yabaye distracted, ariko by any time ashobora kugetting back agacompleting courses ze bikarangira. Ntumwishinge ngo wumve ko gutiga rero ngo umere nkaho yarize ntabashuke. Okay, whatever. Gusa nyine njyewe the thing is njyewe nyine I've got purpose kuko hari hari video nagiye mbona kuri internet kuko narabibonaga nyine nkavuga ati like I'm struggling mu ishuri, I'm struggling kandi urabona ko ishuri gisa nka aricyo kintu nyine kibanze nyine kuri iyi si, right? Yep. Ariko education is key. Ako ngiye nkavuga basic education is key. Yeah, right? True. Kubera ko hari ibintu by'ingenzi umuntu akeneye kumenya cyane noneho muri digital world yacu. Yep. Kubyumva like primary school, that's like super important. Yeah, primary needs, primary high school nayo is important kuko twigiramo social awareness. Yeah, kubana n'abantu like twigiramo nyine n'amasomo nyine y'ingenzi like sciences. Noneho muri A level wenda tukatangira kumejoringa mu tuntu turi interested in. Urumva naho university cyana college tukajyamo nyine tugiye kwiga ibindi no byisumbuyeho bishobora gufasha na career yacu. True. Urumva rero njyewe bandi kuvuga nti ibyo ngibyo rero by'ingenzi narabisoje ariko ibyo hejuru struggling. Yep. Gusa nyine I believe ko purpose yanjye n'ubundi ari creating content mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kuko n'ubundi nakuze nkunda gushushanya, nakuze nkunda utuntu twa entertainment. Abanzi muri high school nakoraga ibintu bya MC na performance. Urumva being funny at some point. Ariko I feel nyine nuko nguko nshobora niyo purpose yanjye muri like I even spread the gospel kurundi ruhande, right? Yep. Kuko nyine I'm developing my relationship with Jesus. Oh, interesting. Yeah, urumva kuko nyine n'ubundi ni ikintu cy'ingenzi ubu ngubu like in my life. Yeah. Rero I can try nyine to create content kandi nyine around nyine muri your topic, based on a lifestyle and like hari ibintu byinshi abantu bakeneye kumenya. Yeah. So you said that you are just building your relationship with the Jesus. Yeah. So mu bintu wenda mugani numvise nuko ushobora providing positivity, avoiding your negativity through Jesus Christ gospel, right? Oh, that's very interesting, man. Yeah, interesting. Yeah, it's a good journey, an amazing journey. Yeah. Please don't stumble. Just keep climbing till you reach to the top. Yeah, he got me. Yeah. He got me. I love him. Oh, that's amazing. All right. Any advice you can share or any quote you can just let people following us now they can get from you? Any quote or any advice you can just give? A quote. No, that's super dramatic. I don't have no quote. I don't have no quote. Maybe in the future. Namaze establishing on my life. Okay, ubutumwa bukomeye watanga none mu magambo make. Yeah, just be yourself. That's njye nuko ntekereza. Just be yourself. Life is amazing. I don't know, just be yourself, believe in Jesus. Oh, go have fun. That's all. Just to believe in Jesus,
It's amazing. Yeah. It's a diverse world. It's a Yeah. lot in just believing in Jesus. Yeah. All right. I Thank you. really hope you upload this one. No. Because of that reason, I'm going to delete it. You will never. No, please. And All remember right. to like and subscribe. Like, this guy is going to do an amazing job. He has many ideas. Like, niba uri kubona nyine nk'iyi setup, he has many books inyuma yiwe, nta no kuri iyi meza gusa. Like, he read like every single book here. I think he read them. Kubera ko nyine he likes reading kandi urabizi bavuga ko abantu basoma like they got big brains. Yeah. Munyishingi. So yeah. Okay. Thank you, Ben. Thank you for coming over here. Be Thanks, blessed bro. in your journey. Yeah. And I wish you, I know you will make it in your career. Yeah. Thank you. God bless. Ciao.